mwami tukajya twaba munsi y'igicucu cyawe tukajya nawe inyenyeri yawe ijoro ririnduka isezerano ry'Imana ririnduka ese koko uwakugenzura uyu munsi muri korari aho wicaye aho nturimo bamwe mu basenya umurimo w'Imana kubera gukoresha ururimi nabi? Imigani aravuga ngo ururimi nirwo rwica narwo rukiza kandi abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ururimi n'urugingo rufata ibyemezo. Ushobora kurukoresha wubaka ubwami bw'Imana cyangwa ukarukoresha usenya ubwami bw'Imana. Aho simwe bamwe muri mwe mutambuka mukajya kuhwihwisa amagambo aturiya mu president ntabwo akwiye kutuyobora, uriya mudirija ntitumushaka. Nta buyobozi namwe budaturuka ku Mana. Urebe neza niba indimi zanyu zidasenya umurimo w'Imana. Nimusanga zisenya umurimo w'Imana ntabwo muraba muri abaririmbyi. Igikurikiraho ni iki? Blessing choir. Karibu cyane mu minota 15 yanyu muhimbaza Imana. Ni umugabo w'iki? Niki kindi? Kandi ni umuki? Girute? Ariko mananje. Aritonda mu bya girute? Ni umuntu w'iki? Kandi uteka? Nicyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesaya aramubwira ati nyoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Maze Yesayi azana indogobe ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijyanywe n'umuhungu we nde? Muri sosiyete za kera uretse n'ibwami hari ahantu habaga ikibazo gikomeye, bakaba bizeye ko nihagera umuririmbyi cyangwa umucuranzi w'umuhanga kiza gukemuka badasenze. Batagize ute? Niba mutaragera ku rwego mushobora kuririmba impumyi kareba, hari igice mutarageraho cyo kuririmba. I challenge you. Muri kumva? Tugende. Nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Ni umucuranzi w'iki? Umuntu wese uvuga ko aririmbira Imana Data wa twese yaremye isi n'ijuru ikarema amajwi meza, yarakwiye kuba afite iki? Ubuhanga. Kugira ngo ubone ubuhanga mu byo uririmba cyangwa mu byo ucuranga bisaba kugira ute? Kwiga. Iby'Imana ntabwo ari byo dukwiye gukora uko twishakiye ngo nuko ari Imana nyine, ahubwo kubera ko ari Imana isumba byose, umukozi w'abahanga bose. Dukwiye natwe kujya imbere duhinda umushyitsi tuvuga ngo Mana, iya ruto n'iyi tenoro n'iyi soprano biryoheye amatwi y'ijuru. Byatuma intebe y'Imana inyeganyega kubera kuririmba ruto neza na soprano na tenoro na base na mezzo soprano na contrebasse n'andi majwi. Byabasha gukonvenka Imana y'umuhanga ishinzwe amajwi, ishinzwe iby'amajwi. Satani yari umuririmbyi w'iki? W'umuhanga waririmbaga intebe y'Imana ikanyeganyega, ariko yabikoraga muki? Murebe ko mufite ubuhanga. Icya kabiri, ni umugabo w'iki? W'imbaraga. Ese mu Rwanda n'ibiki? Mu Rwanda nabyo kangahe? Mubinesha ku kihe gipimo kugira ngo muvuge ko mukwiye kuririmbira Data wa twese? Intwari. Intwari ni umuntu wakoze ibikorwa byine by'ubutwari by'indashyikirwa, wakiranye akarwana n'ibintu abantu bandi byananiye.
ukaba uri umukobwa w'umuririmbyi wari ufite ahantu ujya gusa kubera gusuhuza boss iminota 5 gusa akaguha akazi utadepoje, ariko ukabyanga kandi ubikwiye unabimerita ukavuga ngo kubw'Imana ya data na mama nkorera sinshobora kuyisuzuguza. Kubera iki? Ni ubutwari. Umuririmbyi wese asabwe kuba iki? Aha, tugeze he? Très bien. Ibintu urwana nabyo mu buzima bwa gikristo bikunesha kangahe? Ubitsinda kangahe? Ibyo bigutsinda kangahe? Niba umaze imyaka 30 hari ibintu by'ibyaha urwana nabyo ukaba utarabireka, utekereza ko Yesu uyu munsi aje kukureba muri korali yakujyana mu ijuru? Haleluya. Muri kumva ibintu ndi kubabwira abaririmbyi? Umuririmbyi wese n'umuntu uvuga ko acurangira Imana asabwe kuba iki? Umurwanye. Aha, ikindi ni kihe? Aritonda. Ese koko aritonda mu byagira ute? Ese koko uwakugenzura uyu munsi muri korali aho wicaye, aho nturimo bamwe mu basenya umurimo w'Imana kubera gukoresha ururimi nabi? Imigani aravuga ngo ururimi nirwo rwica narwo rukiza kandi abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ururimi n'urugingo rufata ibyemezo. Ushobora kurukoresha wubaka ubwami bw'Imana cyangwa ukarukoresha usenya ubwami bw'Imana. Aho simwe bamwe muri mwe mutambuka mukajya kuhwihwisa amagambo aturiya mu president ntabwo akwiye kutuyobora, uriya mudirija ntitumushaka. Nta buyobozi namwe budaturuka ku Mana. Urebe neza niba indimi zanyu zidasenya umurimo w'Imana. Nimusanga zisenya umurimo w'Imana ntabwo muraba muri abaririmbyi. Igikurikiraho ni ikihe? Tuvuye ku murwanyi. Ni umuntu w'igikundiro. Umuntu w'igikundiro rero iyo umuntu ari imbere y'abantu bundi ushobora kwegizija igikundiro cye. Ukuntu abana n'abantu, ukuntu abana n'abaturanyi, ukuntu yitwara no mu itorero ubuhamya afite, ukuntu yambara ari n'imbere y'abantu. Kuko kwambara neza bituma umuntu agaragara. Ukwiye kureba nimba uri umuririmbyi uri smart. Ese wahanaguye inkweto? Imbere y'Imana se tuza twambaye incabari. Kereka iyo arizo dufite. Ariko ntabwo byabaye baje muri korali ari umuntu wambaye icabari mwambaye neza mutamwambika. Ni ukuvuga ngo umuntu ujya imbere y'abantu b'Imana agomba kuba ari smart, yasokoje, yambaye imyenda imukwiriye, yambaye imyenda itagaragaza ubwambure bwe cyangwa intege nke ze. Uri kumva neza? Ku buryo umureba wese avuga turiya muntu ari smart kandi yuzuye igikundiro cy'Imana. Uwo ni umuririmbyi. Haleluya. Ikindi mubona ni ikihe? Uwiteka ari kumwe. Uwiteka agomba kuba ari kumwe. Umuntu wese uvuga ko aririmba ko anacurangira Imana agomba kumekinga shuwa nimba ari kuririmba kubw'Imana. Kuko hari abaririmbyi benshi bitaka bisingiza, baririmba bashaka kwerekana ukuntu bazi gutereka amaso, abandi baririmba bashaka kwerekana imiterere y'ibice by'umubiri wabo, abandi bakaririmba banyogombora ijwi baryerekeza ahantu kugira ngo niba ari n'umukobwa uri kuririmba ari imbere y'abantu akagerageza kureba muri ranje yicayemo abasore, akajya aririmba yerekeza amaso ku basore n'ijwi rye ku basore. Uwiteka Imana yacu. Donc akiyeranja kugira ngo avuga ati kugira ngo hari haze mu rusengero ashobora kuba hicayemo igisore cya Satani cyane kikavuga atari ko ruri Rwanda ko ruteye neza we, ko ruririmba neza, tuwaza kurusaba nimero. Ivuga butumwa ryawe ntirikibaye ivuga butumwa, ahubwo wangije ubutumwa bwiza kubera ko uhagaze imbere y'ubwoko bw'Imana. Ugomba kwicunga no kwigenzura no kwikontorora, ukavuga ngo muri iyi ndirimbo, muri uyu murimo wo kuririmba nahamagariwe, ukuboko kw'Imana kuri ku buzima bwanjye. Ndi kuririmba ko bw'icyubahiro cy'Imana cyangwa ndi kuririmba ko bwanjye? Ibyo bintu byose amakorali ari hano ndabibifurije mu izina rya Yesu Kristo. Murumva atari ngombwa ko nagombaga kubabwira ibi bintu? Niyo mpamvu tunicaye hano uyu munsi wa none. Aka kanya tugiye gutangaza uko amajwi yabonetse mu byo mwakoze byose hano. Nta korali ikwiye kwitwa iya nyuma, ahubwo tugiye kurebera hamwe umurava mugomba kugira, ukuntu ugomba gukurikirana mu gukosora ibitagenze neza.
igikombe cyitwa baka Uwiteka uramwiyegereza ukamurinda umajyana maza ukamuramiza ukuboko kw'iburyo mishamana mishamubwisho bwawe mana mishamana umeza amaboko bashe kunesha mishamana mishamubwisho bwawe mana haleluya umeza amaboko bashe kunesha Nibyiza byo mu nzu yawe iteka kugira ngo agume mu bikari byo hahirwa rero umuntu Mana watoranyije wamenye izina ntuzigera umureka wazahaza nibyiza byo mu nzu yawe iteka kugira ngo agume mu bikari byo mishamana ubwisho bwawe mana mishamana meza amaboko bashe kunesha mishamana ubwisho bwawe mana haleluya meza amaboko bashe kunesha mishamana ubwisho bwawe mana haleluya meza amaboko bashe kunesha ni byiza kuri njye nubwo ibihe
kwaya karibu cyane mu minota 15 yanyu muhimbaza Imana. Imbaraga n'amavuta y'Imana bibane nabo mu izina rya Yesu, bikorane nabo ibyo ubu twari, kandi Imana ibahe kwitwara neza mu gihe cyashyizweho. Yes, haleluya. Muri gufashwa se cyangwa ninjye na pasiteri gusa?
abari gufashwa turebe mana yanjye we abantu bose bari gufashwa ndatanga mikoro muhageze mutaza kwitwaza ngo nabahaye mikoro mukiza batangira kubara urubyaro mu zabukuru irarumuha Kristo ahisemo inzira nziza y'agakiza uramenye ducogore n'urugiye kugerayo abamaze kunanirwa bahuye na koroni y'abato baguye amaso n'undi bamaze icyo gihugu kiza cyuzuye umunezero nta mubabaro urangwayo nta n'indwara zigerayo nta n'imvurunga ntirangwayo bahora banezerewe muri icyo gihugu kiza cyuzuye umunezero nta mubabaro urangwayo nta n'indwara zigerayo nta n'imvurunga ntirangwayo bahora banezerewe ivuganye n'umuntu ishyirwa n'uko ibisoje ikimana irariye igikurikirana imyaka ibihumbi isezerano ry'Imana
gikorwa rero twateganyijwe ko aricyo nyine kigomba kudukoletirira cyangwa kigomba gusoza. Ndasaba pasiteri yegere hino. Uyu mugabo ndamukunda cyane, hashize igihe gitoya mumenye. Ariko burya kugira ngo ujye gukunda umuntu ntabwo bisaba igihe, ntibinasaba na formule nyinshi cyane zo kujya kwibaza ibintu byinshi. Nabonye mu imbuto yo kwera kandi nasanze ari umugenzi tujyana mu ijuru. Ibyo birahagije ngo mukunde, ntiriwe njya mu bindi byinshi bitandukanye. Kandi akantu afite kihariye mukurikiranaho ku buryo atazanancika, nzi ko ukuboko k'Uwiteka kuri kumwe nawe. Ubwo rero ntabwo nzakurekura mushumba, tugiye no gukorana igiterane kiryoshye kuri uyu musozi cyane, igiterane kizashimisha benshi. Kandi nawe uragunda nubwo utabimbwiye. Pasiteri ngiye kumuha umunota nk'umwe n'igice cyangwa iminota ibiri kugira ngo avuge ikintu kimuri ku mutima, nge naza ntangaza bino bintu dusoze dutashye. Arakoze, mukomera amashyi menshi cyane. Imana imuhe umugisha. Mbere na mbere turashimira abaririmbyi bose ndetse n'abayobozi babo, mwarakoze. Reka mwebwe mureke gukoma amashyi, ndasaba abakristo twese dukoma amashyi, tuvugize Uwiteka impundu. Ku bwanjye mwese mu by'ukuri muri abantu ba mbere. Ku bwanjye nkurikije ingufu mwashyizemo n'uburyo mwasenze, muri aba mbere. Ariko kandi hari ibintu bigomba kunoga neza, nk'uko batubwiye biriya bintu 7 bigomba kunoga neza kugira ngo dukomeze twemerwe n'iki n'Imana. Ibyo ngibyo tugiye kubikosora, tubikosore neza kugira ngo Imana ikomeze igire gute, itwemere. Yesu nashimwe cyane. Rero ntihaze kugira wumva yuko yatsinzwe, hoya nta watsinzwe. Hano turimo dukosora, turimo turasiganwa kugira ngo tube ab'Imana igize gute ishaka. Rero ntihagire wumva yuko ahari hari ukuntu byagenze, buri umwe wese yumve ko yakoze umurimo we neza nk'uko ageze gute abishinzwe. Ibyo gukosora tuzagenda tubikosora kandi bizagenda neza. Ikindi ntangaza, ntagire umuririmbyi n'umwe usimbuka ngo agende tutamusezereye, sibyo? Umuririmbyi wese, Kurara Amahoro, worship team, Siyoni, korari Abanyamugisha, mwese mugume hano. Hari indi korari nayo iri kuvuka vuba, barimo baracyahari se? Iyo ntiyatangira kuririmba nayo izarimba ubutaha mu mashusho y'ubutaha, bahari nabo basigare. Ikindi abayobozi b'amatsinda yose muze gusigara, ntagiye n'umuza kugenda tutamusezereye, sibyo? Ikindi nshaka kuvuga hano, ndashaka kugira ngo abantu bateguye ibi bikorwa barabisengeye kugira ngo tubabwire ngo ni abaririmbyi beza, kandi turabizi ko Imana izakomeza kujya gute kubazamura. Dufite impamyabushobozi yabo kandi turibuze kubaha, kandi turabizi ko bigomba kugenda neza. Mu minsi iri imbere baraza gusohora iki indirimbo. Rero ngiyi impamyabushobozi yabo tubahaye, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Bisobanure bo ntabwo bari mu marushanwa, niyo mpamvu tubanze kubaha ibihembo byabo. Ikindi tugiye kubaha n'iyi envelope. Witeguye kumpobera? Aho banza noneho wakire, nurangiza umpobere, ubundi bagukomera amashyi nk'umuntu w'umugabo uyoboye korali. Ikindi ntabura kuvuga, ndasaba abatoza babo nabo baze hano. Abatoza babo, abacuranzi, abatoza babo batambuke hano, bahagarare hano, nabo mbahobere. Hari icyo bitwaye se? Nabo mbahobere, bahagarara aha ngaha.
Kasipari yagiye se we. Banze mbahobere cyangwa banze mbahereze. Murahita mwiki. Banze mbahobere. Wamfashisha. Njyewe wabanza ukampereza ari njye. Abandi bafata amafoto mudushyire mu mafoto. Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Yanyi pastor nkeka ari ibyo? Okay. Haleluya. Muracyahari. Tugiye kuvuga aka kanya korali yabaye ya kane. Korali ya kane ifite amanota 72 n'igice ku ijana. Bose batsinze. Ubundi mwese twashatse ko bagira ba mbere aka kantu k'amanota kitambikamo karatuvangira. Niko kabi. Korali ya kane ifite amanota 72 n'igice ku ijana, akaba ari korali bita Peace cyangwa korali amahoro. Korali ya gatatu yaje yigwa mu ntege wagira ngo ni impanga. Iyo korali ya gatatu ifite amanota 75 n'igice ku ijana. Iyo korali ubwo si bikemura. Iyo korali ya gatatu yitwa Siyoni. Aha. Tugeze kuri korali ya kangahe? Ya 10. Sawa, murabizi kabisa. Korali ya kangahe? Ya kabiri. Cyangwa dusoze tuzazitangaze ku cyumweru. Dusoze. Abemera ko dusoreza aha. Abemera ko tudasoza. Cyapari. Kamvuga ibi bintu bitankoraho. Korali ya kabiri ifite amanota ngahe? Ndabihinduye. Ngiye kubanza ya mbere. Korali ya kabiri ifite amanota 78 n'ibice bitandatu ku ijana. Iyo korali ya kabiri ikaba yitwa sibyo? Yitwa korali ya kabiri yitwa True Worship Team. Hallelujah. Korali ya mbere yo yaburiwe irengero. Indi korali isigaye haryo ngo ya kabiri. Indi korali isigaye ifite amanota 87 n'ibice bitandatu. Iyo korali yitwa Bless. Korali Bless. Korali
mbahaye umunota umwe nta kibazo ndawuta oya bihorere muri aka kanya gufashwa ntibyemewe. Umva igikurikiyeho. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ibi bintu byakozwe hari Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera. Nk'uko mwagiye mubibona tubitangira, muri aka kanya twinjiyemo rero noneho mutuze mbabwira akantu keza mbere yuko dusoza. Ndasaba abaperezida b'amakorari baze hano bose. Ubwo nuko buri muyobozi arazahagarariye korari ye. Itorero ryateguye kubashimira kandi bararebye baravuga ngo ishimwe ry'ururimi gusa ntirihagije. Babishyira no muri envelope. Ndagira ngo korari ya kane izihagarare hano mpagaze. Korari ya gatatu izihagarare hano. Iya kabiri hano. Iya mbere nayo ihagarare hano. Kuriya zakurikira. Aka kanya ngiye guha umushumba mikrofone hamwe na timu bafatikanije gutegura kino gikorwa kugira ngo bashimire amakorari yacu mu buryo babiteguye. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Ibi bintu ni Yesu wabikoze. Twashatse uburyo bwose bushoboka ku buryo nta muntu wa hano cyangwa twatuziranywe wakora iki gikorwa. Turababwira ngo ibyo muzarebaho imiririmbire, amajwi n'ibindi bintu bitandukanye, kandi bakoze kubikora uko babyize, uko babyumvishije. Natwe dutungureho hano twumvishije uko byagenze, ariko Imana ntabwo ijya gute itungurwa. Nkuko nabivuze, navuze ngo ni ukugira ngo turebe imiririmbire yacu, turebe ibyo tunoza kugira ngo dukomeze dukorere Imana mu buryo Imana ishaka. Rero reka nsabe n'ubundi tugiye gutanga ibihembo. Tugiye gutanga ibihembo. Abaririmbira nyamuhamagara barajya banza bahobere bano bagabo bose ko mubabona nanjye bangereho. Noneho bahita bampereza igihembo mbahereze, noneho mukomera Imana iki amashyi. Rero reka mpere kuri korari yabaye iya kane, korari Amahoro, itambuke ihere hariya ihobera bari abagabo. Mukomera Yesu amashyi menshi. Ibintu byiza byabaye cyane byiza nuko bakosoye amajwi, abaperezida bose bicaye hariya. Nta wundi muntu wundi wagiyeyo, bakosoye amajwi, bagombye no kubiganiraho. Nanjye mpobera. Dukomera Yesu amashyi menshi. Envelope ya mbere ni inkunga mwebwe mwatanze, ya yindi niko twagize gute twayibagabanyije. Babahaye impamyabushobozi yuko bitabiriye kandi bakabikora neza. Nabwo reka tugire ikindi
ni imvorope twateguye kugira ngo nibayipfundura bavuge ngo Imana yarakoze. Rero mwakire, Imana ibahereza iki? Tukomereye Yesu amashyi batambuka. akomeza mu mwanya we mu cyicaro. Korali Siyoni itambuke ihobera abayobozi. Turabona tubaha inkunga ya mbere mwabahaye, irindi ni ishimwe naryo yaryakira, ikindi ni nibyo Imana yateguye kugira ngo tubahe. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka nsabe worship team nawe ahobere abayobozi. Inkunga ya mbere tugiye kwanza kwibashyikiriza. Inkunga ya kabiri twabateguriye nayo nimuyakire. Ikindi ni ishimwe twateguye kandi dukomere Imana amashyi menshi cyane. Reka nsabe korali yabaye ya mbere mujye mukomere Imana amashyi menshi. Perezida atambuke ahobera. Tubahereza inkunga ya mbere mwabahaye, ikindi tubahereze igihembo. Dukomere Imana amashyi. Igikombe baragitwaye ku mugaragaro, twongere Imana amashyi menshi cyane. Ikindi ni ishimwe, dukomere Imana amashyi menshi. Ikindi tugihagaze hano hari umugabo umbwiye ibintu bikomeye ngo nawe abemereye kubakorera indirimbo. Azabivuge natambuke azabivuge. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Twabivuze ngo wabona Imana hari ikintu iri buvuge none yakivuze. Siko bimeze. Ntabwo narinze abari buba ba mbere. Icyo nzi cyo nuko nari nemeye ko ndi bukorere ababa ba mbere indirimbo. Babarira waje wabigambira umutima wawe, ariko mureke dukomere Imana amashyi menshi cyane.
ikintu twabwiye bikemu twaramubwiye ngo nutuzanira abantu utuzanira abantu uzi neza ko basengi iki imana bakorera imana kandi mu by'ukuri turabibonye dukomere imana amashyi menshi cyane kuko nta kiguzi twari gutanga ngo baze birirwe hano none mubona yuko hari byinshi bakoze bivuga ngo nawe muri kubyirebera Yesu nashimwe cyane mu manota byo ntacyo nakurirwa mvugaho kuko ibikorwa bahaye bari gukora byo nawe murabyirebe reka dukomere imana amashyi menshi cyane mboneraho no gushima imana njye mfite studio yanjye ikora umuziki ntabwo ari uko mfite amafaranga menshi ahubwo nkunda umuziki ego hari n'abandi benshi bakaba bazifite kubera ko nakuriye mu muryango ukorera imana hano harimo inshuti zanjye nagiye mbona ari abacuranzi hari n'abaririmba hariho abo nagiye mbona tuziranye hari n'ababizi ko mfite iyo studio ntabwo rero ari igipindi mu byumve neza mwebwe mwitegure mupange indirimbo yanyu imeze neza mumbwire muti turaje dukomere imana amashyi reka ndatekereza twagushimiye ibyarangiye ariko ashaka kuvuga nabonye naho pastor ashaka ikintu kugira ikintu avuga ariko wumva ushaka kuvuga ariko ni ngombwa sibyo nta bikwiriye se nk'umuntu uhagarariye abantu babaye ba mbere haleluya oh haleluya 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 nta kintu kirenze navuga kitari ugushima no gushimira imana mu by'ukuri ntago ari uko turi abahanga nta nubwo ari uko tuzi kuririmba cyane ahubwo ni ubuntu bw'imana haleluya nuko ariko imana yabiteguye kugira ngo uyu munsi tuze kuba ari twe tubuza kuba duhagaze kuri uwo mwanya n'ubushake bw'imana nimumfashe dukomere imana amashyi rero yabikoze ikindi ndashimira n'uyu muvandimwe utwemereye indirimbo tumaze igihe twitegura gukora indirimbo ngo tujye muri studio twaranabiteguye yuko tutagomba kurenza uku kwezi kuri itariki hagati ya 25 na 30 yuko tugomba kujya muri studio uri kumva ko tumaze igihe tubisengera rero ukumva ko Imana igize ute idusubije reka nsabe abaririmbyi tumaze igihe tubipanga ntago uyu bitwemereye yarahari twe twateguye indirimbo imwe nk'abaririmbyi ko tugomba kwijyana muri studio turavuga ati ariko hari igihe ubushake bw'Imana bwabaho noneho ya yindi imwe twavuze twebwe igahindukamo nk'eshanu tubikorera mu kwizera zimaze kuba ebyiri se zibaye eshatu muri kumva bitagiye ibyo ni ukubera Imana mudufashe dukomere Imana amashyi Imana yahabwe icyubahiro murakoze